Yes, kazi kuri Vujyaje Birembe TV mu mwanya n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Turagusaba ko subscribe kana utarakora subscribe. Uyu ni umwanya wo gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho gatanu kuri gatanu. Niba kandi utarakora subscribe, kora subscribe, like, share and comment. Reka amakuru yacu tuhere hano mu Rwanda kuri Perezida Paul Kagame. Perezida Kagame yishimiye ibihe byiza yagiranye n'umwuzukuru we. Yishimiye ibihe byiza by'umugoroba yagiranye n'umwuzukuru we witwa Amelia Agwize Ndengengoma. Perezida Kagame yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze umugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 13 Ugushyingo 2023 ubwo yashyiragaho ifoto arimo agaburira umwuzukuru we witwa Amelia Ndengengoma. Iyi foto yakurikije amagambo agira ati umugoroba wagenze neza. Ubwo Perezida Kagame aheruka gufungura ku mugaragaro Knowless Ken Kigali House ishami rya Afurika y'Iburasirazuba akanaganiriza urubyiruko narwo rukamubaza ibibazo harimo uwamubajije ikintu cyiza kurusha ibindi cyo kuba sogokuru, maze Perezida Kagame asubiza agira ati ni byose kuri njye. Perezida Kagame si ubwa mbere agaragaje ko agirana ibihe byiza n'abuzukuru be kuko muri Nyakanga uyu mwaka yishimiye gusohokana n'abuzukuru be ku munsi wabo w'isabukuru y'amavuko izihiza kuwa gatatu tariki 19 Nyakanga 2023. Abuzukuru b'umukuru w'igihugu bizihiza isabukuru y'amavuko kuwa 19 Nyakanga, tariki bombi bavukiyeho mu myaka itandukanye. Imfura ya Ange Kagame na Bertrand Ndengengoma akaba umwuzukuru wa mbere wa Perezida Kagame witwa Anaya Abe Ndengengoma. Yavutse tariki 19 Nyakanga 2020 akaba afite imyaka 3. Mu gihe ubuheta bwa Ange na Bertrand Amelia Agwize Ndengengoma ari nawe wagiranye ibihe byiza na sekuru yuzuzaga umwaka kuko yavutse tariki 19 Nyakanga 2022. Aha rero niyo makuru tuba tubafitiye muri uyu mwanya cyo gukora no subscribe, like, share and comment kugira ngo turime